kubashimira ku mwete n'umuhate no kugira ikibazo cyanyu icyanyu mukemera mukava muri gahunda zanyu zitandukanye mukaza kwitabira iki gikorwa. Muri make buri wese hano aribaza ngo ese iki gikorwa ni iki gikorwa ni ikintu cyo kugira ngo tubwire amahanga ibibazo bihaye bibera iwacu. Ibibazo bihaye bibera iwacu murabizi, tubigizemo iminsi, tubibona ku masosho media, tubyumva mu makuru, ariko noneho no gushikiriza aba banyamahanga cyangwa ubumwe bw'uburaya ikibazo tukakibereka tukakibabwira kuko nitwe tukizi, nitwe ba nyiracyo, tukakibabwira uko giteye. Kukibabwira ni ukukibagezaho mu nyandiko twanditse, ariyo tugira ngo tubasobanurire mu ncamake. Iyo nyandiko dufite abo twayoherereje. Abo ngabo ni perezida wa Council ya Europe, ni ukuvuga ngo ni umuperezida n'uhagaze abahari niwe uzi utumiza abaperezida b'ibihugu bitandukanye iyo bakeneye kugira inama bagahura bakaja inama ku kintu runaka. Uwo twamwandikiye twamwoherereje kopi. Ubundi bagira ikindi kintu cy'abantu b'abatekinisiye baturuka hirya no hino mu bihugu bitandukanye arizo bita komisiyo, bakorera mu makomisiyo afite ibintu byinshi n'amadepartema menshi n'amasipesiyalite menshi. Uwo nawe twamwoherereje ibarwa. Nosubira twoherereza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubumwe bw'uburayi. Ni ukuvuga uburayi bugira kooperasiyo n'ibihugu byose ku isi. Rero ukuriye iyo kooperasiyo nawe niwe twandikiye. Bagenzi bacu bagiye kubasobanurira ikibazo mu buryo bw'amagambo banasoma n'inyandiko. Rero muri aba bantu icyo twabandikiye ni twabandikiye tubabwira ko i Murenge hari ikibazo cy'intambara, ubwicanyi butagetinga ubwoko bumwe bw'abanyamurenge. Yego hariho n'ubundi bwicanyi buhaye bukorwa nanone mu burasirazuba bwa Kongo bw'abandi bantu baza Beni. Ibyo byose nibyo twababwiye. Ubwo bwicanyi ko burakorwa n'abandi, ubwo bwicanyi ko burakorwa nibyo mwahoze muririmba na gurupe z'aba mayimayi bishize hamwe bava mu moko atandukanye kugira ngo bahangane cyangwa se umugambi wabo wo kwimura no gusenya igihugu cy'abanyamurenge, kuko basanzwe babivuga ngo basubire iwabo, kandi iwabo nta handi ni hariya. Hanyuma hamwe na mayimayi hariho forebu, hariho FNL, hariho na Red Tabara yakunze gushyirwa mu majwi cyane kandi yagize uruhare rukomeye mu gusenya ahantu hanini. Hanyuma abo bicanyi bikowarije bose bakora ubwo bwicanyi n'ibikorwa byabo batikanga na leta ihari irebera, ndetse n'ingabo z'amahanga za MONUSCO. Kuko mwagiye mubibona hari n'utuvideo twagiye dusirikira abantu bahungira no kuri MONUSCO rimwe na rimwe ntibabahe naho bugama. Icyo twasabye rero, twasabye ko ubumwe bw'uburayi ndetse n'ahandi bagenzi bacu nabo bageze ko bashyira presiyo cyangwa se igitutu kuri leta ya Kongo kugira ngo bayihamagarire guhagarika buriya bwicanyi. Icya kabiri, twasabye ko nanone iyo mihana yose yasenywe abantu babagrupe hamwe, kibafite ubufasha, kibafite ubutabazi, kibafite ibiryo, kibafite imiti. Dusaba ko ubumwe bw'uburayi bwakora presiyo ku buryo n'ibyo bintu biboneka, abo bantu bari deplace bagahabwa ubwo bufasha, kuko bazaba butanga n'ahandi. Ubwo ni uburenganzira bwa buri kiremwa muntu uko kimeze.
twosubira dusaba ko ubwo bwicanyi buramutse buhagaritswe, izo mfashanyo ziramutse zibonetse, nanone hazakorwa ubushakashatsi, itohoza, iperereza, nanone hakamenyekana abantu bari inyuma ya buriya bwicanyi, byaba ibihugu, byaba ingabo, zaba abarebere, nanone aba bantu bagashyikirizwa ubutabera kuko nibwo bubakwiriye. Nanone mu kurangiza twasabye ko nanone hamwe no gushyira presiyo kuri leta ya Kongo, hashyirwa presiyo kuri leta z'ibihugu duturanye, kuko ayo mareberiyo yose usanga hari iwacu ni ngaho habaye ingeri yo kurwanya abafite imigambi, ibyo bapfa ni hari usanga baja kugira ngo ibyo bashaka kugeraho babigereho. imurenge.com